Nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Next TV aho muherereye hose, haba abari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa abari hanze, abari ku migabane itandukanye, abari ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Amerika, mu Burayi. Ndabasuje mugira amahoro kandi ibyo muri gukora bibashe kubahira. The Next TV ikabikugezaho inkuru zitandukanye, haba ibyegeranyo, inkuru zicukumbuye ndetse n'ubuzima bw'ibyamamare mwikundira. Ndagusaba utarakanda subscribe, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yizewe kandi amakuru azigiye kandi amakuru azira igihuha hano kuri The Next TV. Ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba kanye na banzamba, aho umuraperi uzwi ku mazina ya Joshua mu muziki akaba azwi nka Jay Polly, akaba ari umuraperi ukunzwe cyane cyangwa n'ubugikunzwe wabarizwaga mu itsinda rya Tuff Gang. Murabizi ko mwagiye mukurikirana amakuru mu minsi ishize ko yafunzwe hamwe na bagenzi bazira gukoresha ibiyobyabwenge, ariko kugeza n'ubu ngubu uribaza byagendekeye gute Jay Polly mukunda muri benshi byabimeze gute? Wowe uri kureba ino video ndagusaba gukomeza kureba ino video kugira ngo ubashe kumenya kimwe ku kindi. Umuraperi Jay Polly umaze igihe akurikiranwa n'ubutabera kubera icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge yahawe itariki azaburaniraho urubanza mu mizi nyuma yo gukatirwa gufungwa iminsi 30 mu gihe ubushinjacyaha bugikora iperereza. Uyu muraperi azasubizwa imbere y'urukiko ku itariki ya 2 Ukuboza 2021 aho azaburana mu mizi urubanza aregwamo na bagenzi be 3 bakurikiranwe kino cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Ku itariki ya 11 Kamena uyu mwaka duheremo 2021 nibwo urukiko ku itariki ya 11 Kamena 2021 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwashimangiye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo cyo gufungwa Jay Polly nabo bareganwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe harakiri gukusanya ibimenyetso. Ni mu gihe ku itariki ya 27 Gicurasi urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwari rwaburanishijwe ubujurire bwa Jay Polly na bagenzi be bari bakurikiranwe icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Ni mu gihe ku itariki ya 27 Gicurasi uyu mwaka urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwari rwaburanishije ubujurire bwa Jay Polly na bagenzi be bari barubwiye ko bafunzwe binyuranyije n'amategeko kandi ko batemera ibyo bari kuregwa. Jay Polly akafunganywe na murumuna we witwa Iyamuremye Jacques hamwe n'abandi babiri witwa Shemusa ndetse na Fideli. Abaregwa bose bakaba bahakana icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge usibye Iyamuremye uvukana Jay Polly akaba yaravuze ko yari afite ibiyobyabwenge ariko akaba avuga yuko we ntabyo akoresha. Ubushinjacyaha bukaba bwari bwasabiye abaregwa gufungwa by'agateganyo kugira ngo babashe gukurikirana iperereza ryabo cyangwa babashe kugenzura niba aba baregwa ibyo bashinjwa ari byo. Ku itariki ya 20 Gicurasi nibwo Jay Polly nabo bareganwa bari bakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo gufungwa by'agateganyo. Impamvu zikomeye zituma abaregwa bakurikirana iki cyaha nuko raporo ya muganga yerekana cyangwa igaragaza yuko mu maraso yabo harimo ibiyobyabwenge kandi bikaba bashingira yuko banabibafatanya. Iki cyaha kandi bakoze cyangwa icyaha bari gushinjwa cyo gukoresha ibiyobyabwenge kikaba gihanishwa gufungwa imyaka 2. Ese Jay Polly yabagiye gusubira muri gereza none murumuna we ndetse n'abantu bandi babiri? Ni ugutegereza tukazareba uko urukiko ruzabyanzura. Jay Polly nabo bareganwa bakaba bazongera kugaragara cyangwa bazongera kwita ubutabera mu ntangiriro z'Ukuboza uyu mwaka. Uri kureba ino nkuru cyangwa utaruzi uko Jay Polly yaba yarafashwe na bagenzi be kugira ngo babe bari imbere ubushinjacyaha cyangwa babe bari muri gereza na n'ubu ngubu bino bintu bikaba bimaze igihe, kuko Jay Polly akaba yari yafatiwe n'abantu bagenzi be hamwe n'abandi bari kumwe 6 b'abakobwa ariko bakaba barabashije gutaha. Polisi ikaba yari yagiye muri runo rugo rwa Jay Polly uherereye Kibagabaga aho bari bateje akavuyo bitewe n'uko amasaha yo kwirinda Covid cyangwa amasaha ya curfew yari yageze. Baza kubasanga mu rugo bakoresheje ibirori bari kumwe n'abandi bantu benshi, ariko polisi yaje kwita igera muri rugo rwa Jay Polly iza no kwita ibasaka. Mu gihe yabasakaga nibwo yaje gusanga bafite ibiyobyabwenge. Nyuma yo kubasangana ibiyobyabwenge baje kwita bajyana kwa muganga, aribwo mu maraso baje gusangamo ibiyobyabwenge nk'uko nabashije kubibabwira. Nyuma yo kubasangamo ibiyobyabwenge baje kwita babafunga, abandi batasanzemo ibiyobyabwenge batanga amande babasha kubarekura.
Tugarutse kuri Jay Polly gato nuko Jay Polly yari amaze igihe afunguwe bitewe n'ibibazo yari yaraje kugirana n'umugore wiwe. Mbere yuko Jay Polly afungwa yari yaraje gufungwa amezi agera kuri 6 ubwo yarashinjwaga icyaha cyo gukubita umugore we baje kwita bahana na divorce, baje kwita batandukana, iho yari yakuye umugore we iryinyo. Si Jay Polly gusa kuko uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda abaraperi ni bamwe mu bantu bakunze gufungwa cyane, nkaho Jay Polly atari wenyine wafunzwe kuko nko mu itsinda Jay Polly yabarizwaga muri rya Tuff Gang tarafungwa akaba ari Bulldog wenyine, aho nkaho P-Fla yaje gufungwa nawe yakekwa ibiyobyabwenge, Green P nawe yaje gufungwa akekwa ibiyobyabwenge, hamwe no bita Fireman nawe yaje kujya Iwawa. Kuri ubu ngubu no tsinda nk'uko mubizi rikaba ritagikora cyangwa rikaba ritagikorana, buri umwe asigaye akora umuziki we ku giti cye, nkaho kuri ubu ngubu Fireman nawe yakiri mu bibazo by'inkiko bitewe n'ibibazo yaba yaragiriye Iwawa kuko yaje gukomeretsa umuntu cyangwa yaje gukubitira umuntu Iwawa. N'ubu ngubu baracyari mu bintu by'imanza cyangwa aracyakurikiranwa n'ubugenzacyaha bitewe n'ibintu yaje gukorera Iwawa, aho yaje gukomeretsa umuntu. Ndagusaba wowe wari uri kureba ino video niba utarakanda subscribe kugira ngo ubashe gukanda subscribe ujye ubasha kubona amakuru yizewe kandi amakuru uboneye ku gihe hano kuri The Next TV.